Mpamvu udakeneye kamera yo mu rugo cyangwa se yo muri office mu gihe ufite indi telefone. Urabona nk'iyi telefone dufashe urugero ko ariyo ndi gukoresha, wenda iyi ngiyi yabaga nko mu rugo nta kindi kintu nyikoresha. Muri iyo case iyi ngiyi nshobora kuyikoresha nka kamera, noneho iyi ngiyi nyikoresha ikontorora ibintu biri kubera nko mu rugo cyangwa se muri office. Icyo ukora, izi telefone zose urashyiramo ino application bita Alfred Camera Home Security. Noneho telefone uri gukoresha nka kamera, ukanda login ugashyiramo email yawe, ni iyi ngiyi ushyiramo email yawe. Noneho ino yindi uri buze gukoresha nk'ikontorora ya kamera, kanda hano scan to link viewer device. Noneho ino ukoresha nka kamera allowing permission, ubundi ukore add camera, hano handitse add camera, ubundi setting handitse mobile device ukandeho, ubundi tuza hano handitse pair up by QR code. Noneho urahita ufata ya telefone iza gukontorora, ubundi uscaninge ya QR code. Iyo umaze guscaninga telefone zitazihura, urabona iyo yo munsi iri gukora nka kamera, noneho yo hejuru iri kuba nka ya yindi ureberaho ibintu biri kubera nko muri office cyangwa mu rugo. Wibuke ino iri kora nka kamera igomba kuba ifite internet cyangwa se wifi kugira ngo ikomeze kurikodinga. Ikindi, iriya telefone uri gukoresha nk'ikontorora ushobora no gukoresha option yo kubwira nk'umuntu uri kuri kamera, ugakanda kariya kabuto ubona kameze nka kari code ku buryo ubasha kuvugiraho ukabwira umuntu uri kubona nko kuri kamera. Ikindi, igira option bita auto detect ishobora gutuma mu gihe wenda hari nk'umuntu winjiye telefone iri gukontorora, muri ya case iri hejuru ihita ikohereza notification ibonye nk'umuntu winjiye cyangwa se ibonye hari nk'ikintu koze motion.